umwana wo kwa Nzahuke akunda wa mupira nari nambaye amereza uwo yari afite uwo bari babakoreshereje musigira uwanjye twari twamaze kumenyana na bari abana nyine. none reka nkubaze ikibazo kimwe urukumva ababonanye baragomeza bakabonana Theogene akubwira ko nta mugore afite mwaherukanye ubwo ngubwo cyangwa n'undi yaragomezaga akaza ubuzima bwako bwari buri mu biganza by'Inzahuke Pastor Theogene kuki aka kazahuke katagiye kwibuka irusororo abantu batwumve kibabyumve nabi kuko Theogene twese twarababaye hanyuma mbona uku kumubyara yamubyare uyu mwana se mwabyaranye mumaze igihe kingana iki yari afite umugore cyangwa yaratarashaka umugore njyewe yaje ambwira yuko nta mugore afite ariko nyuma nzakumenya yuko afite umugore baba mu Gasyata ntabwo rero agakomeza kujya aza kureba umwana we akazana nyine ibyo kurya isukari ibintu by'imiceri nyine n'amavuta ibintu nyine bikenewe mu rugo akabizana noneho mu kubizana nanjye kuko yabizanaga nabonaga ko nta mpamvu yo kusakuza maze kumenya ko afite umugore baba mu Gasyata uburyo naho babaga muri quartier nahageze warahageze kugira ngo umenye amakuru nyine. uyu mwana yavukiye mu rugo cyangwa yavukiye kwa muganga? Yavukiye ku bitaro bya Muhima. Ibitaro hospital ya Muhima. Uyu mwana afite ifishi yo ku bitaro bya Muhima? Yego. Yanditseho amazina nde? Yanditse ko umwana uzavuka nyine baramwana. Ise w'umwana yitwa nde ku ifishi? Yitwa si ibihe byiza cyane kuri mwese tubashimire kandi twizere ko mumeze neza ibyo murimo byose kandi mu mutameze neza by'umwihariko tubabwira ngo mwihangane kandi mukomere kuri kamera zacu by'umwihariko twicaye ahantu heza. Amen. Cyo kintu mperaho Imana ifite PS twicaye neza mu rugo rwa Pastor Claude. Imana ifite PS Inyamata mu biba ahantu haba bakire gusa. Icyubahiro ni ikima. Niwe muntu Imana yagiriye neza n'abandi. Namwe yabagiriye neza Kiranuka TV, Inzozi Zacu TV, Urugendo TV, Sezerano TV, Karosi TV, Zamara TV, Mugambi w'Imana TV, Isezerano twarivuze. Haraburamo yayindi bariye juste. Yego. Yayindi bariye juste. Iriya rero makuru yayo turimo turayashakisha kandi na juste turimo turashaka uburyo tuyigaruza abanyamakuru ni babiri n'ingira juste nawe mukamumera umbwira ni byiza cyane rero niko bimeze kwa yo mwariye natwe muzatwishyura niko bimeze. Yego turi kumwe na Pastor Claude kuko hari ibimenyetso birenga kimwe binyemeza reka mbwire juste abahumuyeho bukeya asubiza umutima impembero nubwo bitari cyane tuvuge mu 50% imaze kutwemeza yuko hari icyizere. Sinabwe ngo ngiye kubikurikirana. Ubu vuba ngaha haraza kuba hari YouTube channel ya Pastor. Ndakubwiza ukuri. Pastor Claude na Pastor Juste. Ndakubwiza ukuri. Sizitwa The Bible ya kabiri. Oya ntabwo twe turi The Bible. Hazaba harimo ijambo u Rwanda rwiza. U Rwanda rwiza, u Rwanda ni umubeye. Ikigori cyo mubeye urakizi n'umwana muto aragishikura rwose akaryoherwa kumva ameze neza. Noneho n'abantu bafite amenyo bafite imisaya isa nimaze gukuramo iyo bari ya kigori cy'umubeya bararyoherwa. Uwari wese kigori cy'umubeya kiramuryohera. Tuguhaye ikaze kuri u Rwanda ni umubeya rero ni rwiza. Kumva tuguhaye ikaze kuri izi kamera zose hatavuyemo nimwe kuri kuzireba. Yego. Ku makuru n'ibiganiro bya buri munsi. Amakuru n'ibiganiro. Makuru se ko nta umunyamakuru yewe. Abantu bafite ubwino. Ubwino bwarabute. Pastor ni byiza cyane wenda reka tukora ikiganiro muri ubu buryo. Murabona ari ikiganiro turi banza gusenga cyangwa turasenga nyuma? Ntabwo turi busenga. Turasenga nyuma? Turasenga nyuma. Bitewe n'ibyakivugiwemo. Bitewe n'ibyakivugiwemo. Pastor uri mu bantu. Ubu nene yavuze ko Baraka ntankoresha azajya asenga. None Baraka turahahagaze.
yahagaze nyuma nta uri mu kibazo bantu mwese murizewe reka mvuge gutya uri mu bantu bakunda gukora ibiganiro Yego. byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri YouTube bamwe bakabifata neza abandi bakabifata nabi ku ruhande rwawe hari telefone uko byagenda kose wakira izigushima cyangwa se nizikunenga oya nakire ni yasabe nacituye umunsi Sabe na cito baguhamagaye dukomeze ibyo ni ibindi tuza kutugenda ariko ntago ari benshi cyane bakunda no kubikora by'umwihariko yego reka mpere kuri iki kibazo ku ruhande rwawe ngiye gukubaza kugira ngo n'abantu bagiye kumva ibyo turi buze kuganira kubera iki ukuri ibiganiro nyine utitaye kuri commentaire cyangwa se ibyo bantu bari buze kukubwira cyangwa se ukuri ujya ushyira hanze ntiwita ku bantu kuri buze kubangamira cyangwa se yego by'umwihariko reka mbaze nkubwire ndamutse ngiye muri kwasiteri hakaba harimo umwana ugira iserera akaruka kandukaho none se nzamwice namwica namukubita urushyi nagira gute navuga ngo niyihangane cyangwa ashaka icyamufasha rero nabo ngabo bakora commentaire zitukana ni nk'abafite isereri zo kuruka ni ibirutsi biba biri mu mitima yabo muri make kwasiteri tugiye kwinjiramo ubwo abari bugira isereri abagira isereri bari buruke imigani 23:7 haravuga ngo kutekereza mu mutima ni kuri ubwo uko batekereza nabo niko bari busohora ibirutsi byabo yego nibyo ntabwo nshaka kugira ngo tunatinde tunyure no hirya no hino ku ruhande iki kiganiro wenda mpamvu twatekereje no kuba turi kuganira nawe benshi abantu bajya bumva ngo abapasteri hirya no hino abapasteri bakora imico mibi ukumva ngo abapasteri basambana ntutungurwe no kumva ngo bamwe inkuru zisohoka kwa pasteri zigiye zitandukanye bamwe bakavuga n'abantu nabo n'abantu pasteri buriya nibyo se wumva ngo buriya nibyo mu bihe byashize nabonye ikiganiro cyawe wakoreye ku Rugendo TV yego ni ikiganiro na Baraka TV ndivuga na Baraka ni ikiganiro wakoranye uri kumwe n'umubishop witwa Gerard Mugisha niwe wagusezeranyije natekereje oya niko bimeze niwe nagusezeranyije by'umwihariko uriya nta ntuzi nta mutima w'inabagira nta paraparagira uriya ni umukunzi w'abantu bose nibyo nagarukaga umukozi w'Imana Bishop Gerard Mugisha ni umukozi w'Imana nibyo nagarukaga ku kiganiro mwakoranye abantu benshi ntago bacyakiriye neza niyo mpamvu twashatse kugira ngo tukubaze byinshi cyane kuri byo ukuri guhari ko nukuhe hirya no hino hari kugenda hatambuka ama voice agiye atandukanye ikiganiro mwakoze wavugaga ko hari akandi kana k'inzahuke yego Pastor aya makuru by'umwihariko reka duhere kuri icyo ngicyo ukitubwireho aka kana k'inzahuke na makuru wamenye gute na makuru yakugezeho mu buhe buryo ese kuko ni inkuru yakuri ni ibihuha tubwire ikindi kintu wenda twakongera mbere yuko asubiza ako ni mumbaza byinshi mwe ndabyibagirwa Pastor Justin nabonye avuga ko Pastor Theogene ngo yaba afite umwana yabyaye hanze icyo kiganiro ahubwo ni muvuze impundu tuvuze iyo umwana avutse ababyeyi bavuze impundu harya abagabo bavuze impundu ariko icyo kiganiro cyaje gikurikira icyo wari wakoze uvuga ko hari akana kakazahuke yego byaba bifitanye irihe sano nirihe sano riri hagati y'ibyo bigano byombi murakoze cyane reka tubanze dusuhuza abadukurikiranye bose ku isi yose ntituri buvuge mu Rwanda gusa turavuga u Rwanda East Africa Afrika ibihugu bya Schengen Ubwongereza Amerika Canada Australia isi yose muri rusange umuntu uri bwumva igihugu cye tutakivuze turamusuje mu izina rya Yesu kuko tutakizi ariko turamutse tukizi twagisobanura so rero Jambo ry'Imana yatubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo nimumenye ukuri kuzaba batura ariko ikigaragara mu gihe nk'iki abantu benshi baryamiye ukuri bagafata ikinyoma bakacyorosa mbese mu yandi magambo reka reba shitingi y'umukara shitingi y'umukara murayibona mbese mwimagine itente y'umukara shitingi y'umukara buriya shitingi y'umukara hari ahantu hari umurongo inyuma hashobora kuba umukara ariko imbere ari umweru cyangwa se imbere hakaba umukara inyuma ari umweru rero ukuri muri iki gihe kurabuze abantu babuze ukuri cyangwa se tubuze ukuri nanjye nishyiremo kuko Jambo ry'Imana yatubwira ngo abana b'Imana basanganiraga Yobu
ngo n'abashitani bakaza bashengereye kandi nitureba umugabane mwinshi mu gihe gisa nk'iki nabakurikiye ubutunzi bwo kwa shitani. Utangiye kuvugira mu migani pastor ushatse kuvuga ariko na Yesu yavugiraga mu migani oya ndaza gutobora. Zakariya ntiyari kuvuga atari yabona ibitangaza by'Imana. Nimumureke aca amarenga igihe nikigera azerura avuge. pastor ari mu bihe byo gusenga muri iyi minsi. Hanyuma rero sasa mu gihe cyatambutse twagiye tubona nyakwigendera niyo nshuti Theogene Pastor yigisha ibiganiro byinshi byo kuzahura mayibobo, abitwaga ba mayibobo akabakura mu muhanda, abandi abo babanye mu mihanda ya za Butare mu Rwabuye rwa Save Itumba n'ahandi, akagenda akabasanga akabaha amandazi biki bamwe akabakurayo. Ubwo urumva Butare no mu gace k'iwabo cyane. hanyuma mu nyigisho ze nuvuga ngo yarazwe ku izina inzahuki kandi abantu badufashe kuvuga iryo zina. Uyu munsi abantu baravuga baturaviramo ndaviramo kwa Rubangura urasigare kwa Makuza kandi abo ntibakiriho. Rero hapfa umuntu ntiyapfa izina. Ni muri ubwo buryo yaje guhura n'impanuka y'imodoka uko tubizi, ari kumwe n'umuhanzi nyakwigendera Donati mugenzi we n'abandi babiri b'aba diaspora Devota Muneza na wa mugabo wundi bari kumwe niba ari Emma ibintu nk'ibyo b'abanyamerika bari bafite ubwenge d'origine yabo yari Congo ariko batuye muri Amerika. Nkuko mubizi rero habayeho ikiriyo. Muri iki kiriyo ndagira ngo mbwira abantu badukurikirane batwumve kuko sijye ukoze iyi nkuru no kuri Cacana TV iriho cyangwa ashobora kuba navuze mu marenga yanjye bwite na n'uyu munsi wa none ndacyari mu kana kakazahuke kazi niko nyivuga. Ariko noneho mu kanya nshobora kuba nshingiye ku byo nabonye ahandi, nshingiye ku byo Juste yavuze nawe yabikuye ahandi no kwa nyir'ubwite kazi. Ibyo bishobora gutuma tugira ibyo twasesenguramo kuko twemererwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ingingira twemerera. Ntabwo dutangaje ibihuha. Niba ari ibihuha nyir'ubwite nyir'ukubyara umwana bazaba ari we bareba ko ari we nyir'ibihuha. Cyabajya gupimisha DNA. Aha turagira oya DNA bazayipima gute se Theogene atagiriwe. Abikoresha bayarasize buryo bwo gupima DNA bwinshi burashoboka. Reka tugende dutya tuti. Uyu mudamu hari umudamu witwa Murungi Diane yitiranwa na Sabe wa Isimbi TV. Sabe wa Isimbi TV yitwa Murungi Sabe. Umudamu nawe yitwa Murungi Diane. Atuye mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, hariya hafi n'urusengero rwa Apotre Mignone kuri Noble Family Church. Hafi neza. Aho uwo mudamu uri hatuye. Mu gihe cy'ikiro cya nyakwigendera uyu mudamu avuga ko mu gitondo cya kare nyakwigendera yarayakoze impanuka agapfa. Abantu bo mu gipangu babana mu gipangu ikagugu baramubwiye ngo papa w'umwana wawe yitabye Imana. Nikavuga abantu batwumve sijye ubivuga ni nyir'ubwite ubyivugira. Hanyuma ngo akimara kubyumva ibyo yihutira ngo kureba kuri YouTube kuri Zaburi nshya sinzi n'iyindi channel yavuze ge twaribonaniye amaso mu yandi amaso kuba yandi mwari muranivuganira sibyo numvanye undi muntu. Yego nihutira guhamagara Chita Magic Julius Chita je naramwihamagariye ndabwira ariko rumva harimo hari umuntu numvise. Yego ibintu bimeze bite? Yego Chita ati byo ntabyo nzi. Umugore atarabizi wahamagaye Chita uri kumwe n'umugore. Na Bishop Gerard Mugisha yari gewe na Bishop Gerard Mugisha n'uwo mudamu Murungi Diane twari kuri station Mount Meru ikagugu. Yego ayibona ibyo mwabyumvise neza kubyumva sana. Hari
kuwa mbere isaha ya saa 12 z'umugoroba. Diane muvugana ibikiro sasa. Hanyuma Diane yaraturutse mu karere ka Musanze, bari bafite ngo ibintu by'ibirori bya famiye yabo, yari yanarayeyo. Imodoka yamukweye Nyabugogo yamugejeje kwa padiri Ikagugu. Araza turaganira bitewe nuko twari twabyumvise ibintu bihwihwiswa tubona ifoto icacana y'umwana. Turavuga tuti ifoto y'umupasitoro mugenzi wacu ntabwo ibintu twabifata dutya. So abantu batwumve tubisegureho. Nyirubwite arahari, ntabwo ari ibintu turimo turavuga gutyo gusa. Nyirubwite arahari, yitwa Murungi Diane. Yego, niyo mazina ye bwite. Hanyuma Bishop Gerard Mugisha agira ibibazo amubaza. Arambwira ati rero kutubwiye ko oya ninjye wamubajije, kutubwiye ko abo mu gipanga, abasore bo mu gipangu bakubwiye ngo papa w'umwana wawe yapfuye, Theogene ni so w'umwana wawe koko by'ukuri? Umudamu ararahira ararengwa ati ni ukuri kuzima. Ndamubwira nti madamu, hari ibintu byitonderwa. Uyu mwana hari amazina abantu bajya bitiranwa. Nshobora kuba nitwa Niyonzima Claude, hari undi ugiye muri alphabet muri Facebook ukandika Niyonzima Claude, wasangamo ba Niyonzima Claude benshi cyane. Uramutse ugiye muri alphabet ukandika Kamwizerwa Evode, wasangamo ba Evode benshi. Wanditse Murungi Diane, ushobora gusanga hari abandi bitwa ba Murungi Diane batandukanye bahari. Ushingira kuki uvuga ko uyu mugabo ari se w'umwana wawe? Ati jewe nkimara kubyumva nahamagaye nimero yo ku kiganiro kimwe cyari kimaze gukorwa n'umuntu yemeza ko nyakwigendera yavuye mu mwuka, yavuye mu mubiri. Ati nimero y'umudamu w'umuhanzi witwa Mama Music yari ku kiganiro, niyo nahamagaye ko yasobanuye ko ari byo koko nyakwigendera yavuye mu mubiri. Ati niwe wanyoboye mpaka ngenda na moto nirukanka. Ati ndagenda ngera kwa nyakwigendera ahatuye mu karere ka Rulindo muri kaje va mu murenge wa Ntaba. Bivuze ko atarazi naho Pastor Theogene yaratuye. Aho ngo yarazi hari mu Gasyata ngo hafi y'ibigega nikavuga. Nikavuga. Kandi bitubivuga atuye ari hano, ntabwo ari umuntu uri hanze y'igihugu, ntabwo ari umuntu uri hanze y'umujyi, ari muri Kigali. Hanyuma atubwira ko ngo icyo gihe yagiye n'umwana amufite igihe Theogene yapfaga uwo munsi. Hanyuma avuga ko ngo yahamaze iminsi ngahe arara ikiriyo. Akavuga ko mama Pasteur yararaga ngo kukamatora hariya, nawe ngakaryama hafi yo kwa mama Pasteur, ariko akatubwira ko ndanemoza nti none se mama Pasteur yarakuzi kuri mukeba we? Ati reka nkubwire, ati mama Pasteur yabimenye mu nyuma, atari ko byanga bikunda yarasanzwe abizi. Umugabo yarabimbwira ati kuko umugabo yambwiraga ko yabimubwiye. Ati hari n'igihe yagiye kubwiriza kwa Minyoni Ikagugu ku rusengero, ashoje aragenda agura umuceri Ikagugu arawuzana. Ati n'inzu yishyurwaga nawe nyirizina akishyura landlord. Ati sijye wishyuraga inzu, ni Pastor Theogene wayishyuraga. Ndamubaza madamu, ibi bintu ubifitiye gihamya? Ati ubuse gihamya murashaka? Ati bitaro nabyariye ku Muhima. Nabyari avuga ko ati nabyariye hospitali ya Muhima. Gipande kiriho niyo nshuti. Ati mfite igipande, mfite na kode itangwa ishuri umwana yigamo, bandika amazina papa w'umwana bakandika na nyina w'umwana. Ndamubaza madamu, ndi kumwe na Bishop Gerard Mugisha. Yego. Turacyari kuri telefone ya Bishop Gerard ni 0782 45 85 18 0782 45 18. Iyo ni nimero ya Bishop Gerard. Ku bindi bisobanuro bikenera bamuhamagara. Nawe ndabatumye ejo mu mukoresha ikiganiro ababwire ukuri kuko mudamu yatubwiye. Abanyamakuru mwabyumvise? Turabyumva. Hanyuma Bayivode mwabyumvise? Hanyuma ndamubwira madamu, ni gute
umwana wamaze igihe kingana iki? Arambwira umwana wanjye ari hafi kuzuza imyaka 6. Ndavuga nti none se umwaka utaha arajya muri primaire? Ati yego. Ndamubaza madamu ko pasiteri niyo nshuti yari pasiteri muri icyo gihe numva mwaba mwarabyaranye n'umwana. Ati reka nkubwire, ati by'abagabo namwe muri iyi ubwanyu. Ati ko wambaye impeta duhuriye ahantu wakuyemo impeta, tukazongera guhura wakuyemo impeta, tugatangira mu rukundo tuganira. Ati abagabo ntimwigize ubwanyu. Urumva uko yambwiye? Ndabwa nti none se kuki ibi bintu utabivuze mbere yuko nyakwigendera ava muri uyu mubiri? Arambwa ngo pastor niyo umbajije icyo kibazo ni jewe. Ngo ubuse ngo warigeze ugira ibyago muri famiye yawe? Yego narabigize, ndabafite bapfuye. Ngo none se urupfu rwarakubajije ngo nzaza gutwara umuntu wawe uyu munsi n'uyu? Numva nkubise inkokora, numva nkubise ishoka mu maguru. Hanyuma ndabaza ntikindi, kuki utasabye nyakwigendera se ngo agushyikirize mama pasiteri? Arambwira ngo yarabimubwiye, ngo ni nayo mpamvu nta n'ipfunwe yari afite ryo kunyishyurira inzu buri kwezi. Urumva ko yasubije? Ko niba pasiteri yarayishyuraga inzu ya buri kwezi? Umva harimo aka bavandimwe, ibi tuba tubigira. Hari abantu bashobora kubona ibi bintu bakagira ngo turashaka gusenya abantu cyangwa kugira ibiki ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo ari byo. Noneho turavuga tuti uko byasa kose kwirusororo twabonyeyo mama pasiteri yambitse abana bato cyane n'abasore n'abagabo, yabambitse imipira yitwa Inzahuke Organization Theogene. Bitwa Inzahuke. Tukabona ajya kumurika irusororo avuga ngo sheri, wa mushinga wawe watangije dore nguyu ndawukomeje. Ntabwo wasize ikigwari. Aka kazahuke kazi tubwirwa yuko kishyurirwaga inzu, karishwaga n'izahuke nkuru, ubuzima bwako bwari buri mu biganza by'inzahuke Pastor Theogene. Kuki aka kazahuke katagiye kwibuka irusororo? Abantu batwumve kibabyumve nabi, kuko Theogene twese twarababaye kandi tunihanganisha n'umuryango asize. Mama pasiteri ibi nabyumva, buriya aho kugira ngo ibintu bihere mu matamatama y'abantu, bajye bareka ukuri kujye hariya, bamwe baze bavuge abandi babisenye, ibindi byubakwe. Noneho ukuri kwitwa ukuri, kandi ikinyoma gitumbagira ikirere, ukuri kugifunga inkweto. Ariko iyo ukuri kumaze kumanuka, iyo ukuri kumaze gufunga inkweto, ikinyoma kiramanuka kigasandara. Sasa rero ikibazo cyane kiragira mu gushyingura wagiyeyo. Yego. Uyu mwana waba warigeze umubona mu bana ba presanswe, mu bana baje imbere, waba warigeze umubona? Cyangwa se uyu mudamu waba mwarigeze muhura cyangwa se umubona muri icyo gihe? Irusororo naramubonye. Uyu mudamu naramubonye yari yambaye umupira wa Pastor Inzahuke Theogene. Kwa Donati naramubonye ibyumba, yari ahari. Naho yagiyeyo yari ahari. Uwo mudamu wabyaranye na Theogene. Umwana sinamubonye. Kwa Theogene, kwa Donati narahamubonye, yari ahari. N'irusororo yari ahari. Irusororo umwana yari amufite, ariko kwa Donati ibyumba ntawe yari afite. Noneho rosasa ukuri kuri ngo iyi foto y'uyu mwana
tumara abantu amatsiko. Aba diaspora bafite ifoto y'umwana ni benshi. Je mfite abantu barenga bangahe bo muri diaspora. Ibyo ntabwo tubizi. Ibyo ntabwo tubizi. ufite abantu Wabyumvise neza? Jewe iyi foto nayihawe n'abantu bageze kuri barenga 3 baba diaspora. Nkabahakanira nkababwira ngo ntabwo ari byo. Noneho inkuru nyirizina kugira ngo abantu badufashe kubaka ukuri kudaciye ku ruhande. Dusabe na leta niramuka yinjiye muri iki kibazo cy'uyu mwana niba ari ukuri koko bazinjirane mu kibazo na Viva wavuze ko ari muri umuna wa Theogene nta nubwo yanavuze ni nabyo kuko abaduhamagara benshi b'Ibutare batubwira ko Viva ari muri umuna wa Theogene. Icya kabiri Viva afite icyemezo cyo kwirembo cy'amavuko kigaragaza ko nyina yitwa Berina na nyakwigendera nyina yitwa Berina. Urumva ntabwo abantu baza kubeshya abakecuru ngo baze kubeshya kuri kamera ngo baze kubeshya ngo turimba nyina wabo wakana katari byo. Kandi ikindi abantu bibuke mu gihe cyo gushyinguranya kwigendera uyu muryango ba Viva bari bahawe imodoka yo kugendamo. Ikindi abantu bibuke noneho mbibutse bajye kuri cacana umwe mu nzahuke mu basore mu bagabo muntu uze ngo numuvugizi w'inzahuke kwa Theogene kwajya kwigendera yaraje arabyemeza aravuga ngo icyatumye Viva atarahawe ijambo ngo nuko yavuze ngo hari ubuhamya bushya agiye gutanga kuri Theogene. Ibyo bituma ngo babwimba ijambo. Aha ndagira ngo nibarize ko bamwe n'ibikomerezwa bafite za canu zikomeye babavugizi b'uyu muryango b'iyo organization yafunguwe Irusororo harimo Murungisabe harimo Chita kandi abo nibo bayoboye icyo gikorwa. Nahamagaye Chita kuko jewe banza wumve jewe nkimara kumenya iyi nkuru ubwa mbere ndahera kuri ubwa mbere ku bya Viva. Urumva niba ndi pastor ni nyakwigendera ari pastor nanjye ni pastor kuba yaba pastor muri ADP ntibikora ko genda pastor. Ibyo turabyumvikana. Kandi ikindi umugabo wese yitwa umugabo bitewe n'agaciro kiwe n'uwari we. Ushobora kugira candemereye n'urugero Korode nkaba mfite ifamu y'inka nanjye shobora gushakamo amafaranga nkayabona. Cyangwa abafite inzu yanjye nagurisha nanjye runaka ikaba yahwa n'agaciro ka cano ya Baraka runaka. Baraka ntakamenyere Baraka ntukamenyere na cano yawe uremereye. So hanyuma rero sasa nuko ashobora kuba izina ryawe hanyuma rero sasa umva twumvikane. Hanyuma jye nahamagaye Chita ku bya Viva ndavuga nti ko bona hari ibintu bidashobora gutanga isura nziza. Niba umuntu avuga ko yabuze uburenganzira kuri mukuru wiwe gushyira ururabo ko atari ikibazo mwahuje uyu muryango mama pasteri n'umugabo wabo ko ari mwe ko twakubonye mu rusengero rwa ADP mugakindira uvuga ko nyakwigendera yagusabye ko wowe nasabe mu babavandimwe be kuko ari nyakamwe. Mwabyumvise neza? Chita arambwira ngo nimbaze Viva icyifuzo cye. Viva ndamuhamagara turavugana. Maze guhamagara Viva nkamuri umunanya kwigenda Theogene. Arambwira ati jewe icyifuzo cyanjye nagaciro nk'umuryango. Icyifuzo cyanjye abana ba mukuru wanjye ejo nzahure nabo mu nzira bafite bibaza ngo ariko iwabo kwa nyogokuru byara papa ni hehe kandi hahari
ati cyo numva ni ikibazo kindimo ati nonsi ibere Theogene yose niryo gewe nonse aha turagira ngo abantu bashaka kuremereza ibintu babicukumbura babicukumburane n'ibya viva byose bakoramo ikintu ukuri ubundi hakora ibimenyetso mu mategeko hakora ibimenyetso ntabwo hakora amagambo ko bimeze hakora icyo bita ibimenyetso ari uyu mudamu uvuga wiyitirira ko uyu mwana ari uwajya kwigendera hakora ibimenyetso nawe simuvugira nta muntu ugiye mpagaze hagati turi mu bivugwa urabyumveze cye turi mu bivugwa rero nukugira ngo dukure amagambo mu matamatama ngo ifoto icicikana abantu bangiza ubuhama bangiza ubuhamya bwa nyakwigendera Theogene atari byo nibiramuka ari byo Asiya afata umwana wabo nkuko afata mayibobo z'ahandi amufata nka mayibobo oya baza wumve se ariko biramababaje baza wumve nkuko afata abasore n'abagabo b'ubwanwa akaba yarise organization Theogene nzahuke umwana atarimo habanze umwana ubyarwa na Theogene mu gihe byagaragara ko ari ukuri koko kuko nge simbi hamice ntabwo gendi icyango ntabwo ari wo mubyaye kuko nyiri ubwite arahari ibyemeza hari voice yumvikanye no mu pastor Juste yaje kwiprayinga yahamagaye uyu mugore biranga ivuga ngo ni uyu mugore ari kubwira madame pastor amubwira ati ku mwana inzara igiye kumwica uri gufasha ababandi umwana inzara iri kumwica kandi ko kitwa ngo umwana wanyu kandi ubizi yego kuba madame pasteur yaba ari gufasha abandi akirengagiza uno mwana inzahuke ntoya cyangwa se akazahuke gatoya reka yose rugo tumuha nabonye kode arizo zigezweho akaba ari gufasha abandi we akamwirengagiza byaba bimeze gute cyangwa se byafatwa gute nkayo wabifata gute nk'umushumba pasteur Allo dia uraho ndi ku kiganiro kuri kamera wakemera kuri mikoro cyangwa hari ibyo nifuza kukubaza kuri mikoro wasubiza cyangwa okay ikibazo cya mbere kirabaza kiti amazina yawe yombi witwa nde amazina yanjye yombi ni Umurongi Diane urakoze cyane Umurongi Diane icya kabiri kikabaza kiti ufite imyaka ingahe y'ubukure imyaka 30 y'ubukure icya gatatu kirabaza kiti hari voice yumvikana ubwira mama pasteur Asiya madame Theogene inzahuke umubwira ngo ko mufasha abahandi murimo murafasha abana bahandi kandi mukibagirwa umwana wanyu inzara ikabigiye kumwica uyu mwana n'uwa pastor Theogene yabyaye cyangwa yamufashaga nka umwana w'inzahuke nkuko afasha izindi nzahuke zose oya uwo mwana n'uwo yabyaye yaramubyaye hanyuma mbona uku kumubyara yamubyare uyu mwana se mwabyaranye mumaze igihe kingana iki yarafite umugore cyangwa yaratarashaka umugore umugore ngewe yaje ambwira yuko nta mugore afite ariko nyuma ndakumenya yuko afite umugore baba mu gasyata ntabwo rero agakomeza kujya aza kureba umwana we akazana nyine ibyo kurya isukari ibintu by'imiceri nyine n'amavuta ibintu nyine bikenewe mu rugo akabizana noneho mu kubizana nanjye kuko yabizanaga nabonaga ko nta mpamvu yo kusakuza maze kumenya ko afite umugore baba mu gasyata uzi naho babaga muri quartier nahageze naho babaga muri quartier warahageze kugira ngo umenye amakuru nyine uyu mwana yavukiye mu rugo cyangwa yavukiye kwa muganga yavukiye ku bitaro bya Muhima ibitaro hospital ya Muhima uyu mwana afite fishi yo ku bitaro bya Muhima yego yanditseho amazina nde yanditse ko umwana uzafuka nyine baramwanze ise w'umwana yitwa nde ku ifishi yitwa Theogene yitwa Theo uretse nze ndebe
niyo twinshi. ko yendagira ngo duce amazimwe ibintu bive mu magambo rwose abantu badufashe duce amazimwe. Dutegereze. Ibintu bihinduye isura. Rikabanza nta kibazo. Buriya murabyumva neza kuko jewe Murungi Sabe yampamagaye wa Isimbi TV na Chita Magic kuri telefone ya Chita. Murungi ambwira ko yampamagaye yambuze, arambwira ngo abantu bazakwibukira ku bazakwibukira ku bigano bya Diane na Vitali. Ndavuga nti none se we bazakwibukira ku kigano cyawe na Ndimbati na Ntuzi. Urabyumva neza? So bivuze ikire umwe wese afite kimwe kuri kimwe. Jewe ndimo ndavugira uko yavugiraga wa mudamu uko yavugira sorry yego nabivuze ariko ndabibonye. Urabibonye? Yitwa yarafite Theogene, nyina akitwa Murungi Diane. Nuvuga ngo umwana wowe witwa Murungi Diane, ise umwana yitwa yarafite Theogene. Yego. Hanyuma umwana wawe witwa nde? Umwana yitwa nde? Yitwa Keza. Mu amazina ari yo kwishuri yabaruye mu irangamimerere. Yitwa Keza Elise. Keza Elise. Keza ubwo ninde wisizina? Ninde wisizina? Ni Serimwe na papa we yitiriye. Wowe wisirihe? Wowe wisirihe? Keza. Hanyuma ikibazo kirabaza kiti. Ninde muntu wo mu muryango wa Theogene nyakwigendera wabukuzi? Wabunzi? Cyamwavuganye. Uwo twavuganye ni murumuna we. Witwa nde? Ni murumuna we utuye Kimisagara. Yitwa Viva? Yitwa ngo Viva. Yitwa Viva? Niwe mwavuganye, ubwo mwavuganaga kugira ngo agufashe iki? Narabimubwiye kugira ngo amfashe. Arambwira ngo nawe baramwihakanye. Yego. None se kuki kukiriyo bavuze bati we yabafitiye ideni, we yabafitiye ntuze mu gusoza ikiriyo kuki utagaragaje uti nyamara nubwo bimeze gutyo hari umwana twabyaranye, kuki utabivuze ibyo bintu hakiri kare? Ntabwo nigeze maguruka kuko numvaga ibyo ari byo byose uriya mudamu azanyumva. Wumvaga azakumva? Ariko mbimubwiye ntabwo kunyumva, ntabwo yanyumvise, ahubwo yarambwiye ngo ninze mu rugo. Ngo ninze mu rugo tubivugane. Kuki utagiye mu rugo se? Ntabwo nari kuhajya. Kubera iki? Numva nawe ntabwo numva ko nahita nirukankirayo ko nawe namusabye yuko twabona nabyibuze tugahurira Nyabugogo. Nawe arabyanga ahubwo akambwira ngo ninshaka uwo nguza tike musange mu rugo. Yarakubwiye ngo ushaka uguze itike? Nshake uwo nguza tike nze mu rugo tuvugane. None se wigeze umugaragariza ko nta tike ufite nyuma arakubwira ngo ushaka uguze itike? Oya, naramubwiye ndetse ko aho ngaho ari kure nkaba ntahaza, wazaretse byibuze tukazahurira Nyabugogo kuko ukunda kuza i Kigali. Arambwira ngo ninshaka uwo nguza tike ngo ngende murebe. Kuki we tayiguhaye se kandi ngo ayiguhe hanyuma? Ibyo yabimbwiye kabiri rwose. Ngo ushaka uguze itike? Ninshaka uko njyayo. Hanyuma wagaragaye ku kiriyo nyakwigendera yavuye muri iyi si, yavuye muri uyu no kuri moroge Kacyiru nari mpari. No kuri moroge Kacyiru wari uhari? Nari mpari nambaye umupira we. None se Dia, umupira ni wowe wawikoreshereje cyangwa barawuguhaye nk'umunyamuryango? Ni ukuvuga ngo umupira nari nambaye kuri moroge, wasanga nimba wari unariyo warambunye. Nari nambaye umupira uriho ifoto itandukanye n'iy'abandi.
noneho nyuma umwana wo kwa Nzahuke akunda wa mupira nari nambaye amereza uwo yari afite uwo bari babakoreshereje musigira uwanjye twari twamaze kumenyana na bari abana nyine. none reka nkubaze ikibazo kimwe urukumva ababonanye baragomeza bakabonana Theogene akubwira ko nta mugore afite mwaherukanye ubwo ngubwo cyangwa n'undi yaragomezaga akaza? Yarakomeje akaza gusura umwana akazana nyine ibintu byo kurya abantu bakambwira ati ubwo ubona ibintu byo kwirira no kunywa ntago wasakuza. none se unatwite yaragusuraga nyine nk'umuntu umutwitiye? Yego. none ari umuntu wakibaza abana hano mu Rwanda kugira ngo umuntu agire ubuzima buzima cyangwa se agire ubuzima bukurikiranwa hari igihe dutanga mituweli. uwo mwana we yatangaga mituweli n'ubundi ni Theogene wayimuzaniraga cyangwa wayitangaga ku ruhande? Oya mwana wanjye kuko nari ndi mu cyiciro cya mbere nagiye kumusabira n'ubundi icyiciro cyanjye. none se twivuzanyaga ariko ubu badushyize mu cya kabiri. none namenye amakuru ko wahamagaye Sabe wa Isimbi TV. wamuhamagaye ushaka ngo mukorane ikiganiro? wamuhamagaye ushaka kumwaka ubujyanama kuko ari wahisemo guhamagara? Naramuhamagaye kuko nabonaga ari we muntu uganira no muri ruriya rugo cyane. muhamagara ngira ngo amfashe angire n'inama kuko sinashakaga kubishyira mu itangazamakuru. ariko ntiyanyitabye, ntabwo yigeze anyitaba. Sabe yarakwihoreye? Mwoherereza voice n'ubu ndacyayifite ariko biragaragara ko atigeze ayumva. hanyuma Dia ikindi nakubaza hari voice igaragara ko mama Pasteur yagusabye ko waza mukabonana ukwareka gukomeza umwohereza inyandiko cyangwa se ama voice umwandikira cyangwa voice ko waza mukabonana. icyatumye wumva nizihe mpungenge wagize uvuga uti sinshobora kujyayo kubera icyo utagiyeyo? wagize impungenge z'iki kuki utagiyeyo kandi ari umubyeyi afashe izindi nzahuke zisigwa na nyakwigendera inzahuke nkuru Imana iyihuruko ridashira? kuki wumvaga utajyayo kandi waragiyeyo mu gihe cy'ikiriyo no mu gushyingura hose? n'ubuhe bwoba wagize bwatumye utajyayo? impamvu numvaga ntajyayo urabona aracyari kumwe na mama we. mama umubyara? mama w'umubyara aracyabayo. noneho hariyo na murumuna we ufite abana 4 na nyina na musaza we n'uwo murumuna we. narabuze rero ntabwo najya kwinjira muri bari abantu ndi na njyenyine. ubwo se banankubise ngeze amayinite ngezeyo bakankubita. ntibaguhamagare na telefone? ntibaguhamagare? kumva rero umuti ntabwo ari giye ubishyize hanze ibi tubyumvikane. mwabyumvise? nibiravugwa cyane. noneho rusasi kuvugwa nibyo ntabwo bikiri kuvugwa. oya jewe reka mbasabe ikintu kimwe. amafaranga oya mukoreshe telefone zanyu. jewe kiraza icyo nenda kuvuga ni igiki? turasaba mama Pasteur Madame Theogene Inzahuke akurikirane aka kana k'akazahuke kazi. nasanga ari ukuri koko uko afashe izindi nzahare n'uyu mwana najye mu mubare w'abana yabyaye 4 abo wa gatanu. nasanga atari byo hari icyo bita ubucukumbuzi. mwabyumvise neza? mugerageze muhamagare muti mu gihe byagaragara kubeshe rubanda uremera kuba wabihanirwa. ibyo bintu nimubimubaze kuko urumva hari igihe abantu bashaka kwifotoreza ku bandi bashaka icyo bita gutwika. ngewe ntabwo ndi hano ndimo ndatwika kandi babwiza ukuri sinimo ndatwika. ndagira ngo ukuri ngewe Sabe yarampamagaye na ntuze na Chita bati YouTube nicamura ibintu n'ibitabikemura se. nashaka kukubaza urabona Theogene yari afite ukuntu ari popira cyangwa se azwi n'abantu. abantu bashobora kumva uri kuvuga ibi ngibi bakagira ko uri gutwika cyangwa se uri gushaka kumwandikiraho izina cyangwa kumwandagaza kuko nabyo bijya bibaho. nibura umwana avuka mu kumwandikisha
mwirangamimerere muheruka mumwandikisha kwa muganga gusa no murenge mwagiyeyo hose iyo ugiye kwirembo kubaza icyangombwa cy'umwana ubona umugabo waguteye inda niba ubona bigenda biti iyo ugiye mwirangamimerere nk'ubu mwirangamimerere umuntu arebye afitanye nimero tuzi ko usigaye uva kwa muganga biro automatique okay erega hari ikibazo ngiye nari bamwandika Theogene niwe wiyiziye ntabwo ari ugutwika sibyo no kumfasha urabona umwana igihe kishize namwifashaga sibyo ntabwo ari ugutwika abantu ntibananuke ntagire untuka kuko nibanuka baraba bampemukiye sibyo ntabwo ari ugutwika n'ubundi twari twibaniye mu mahoro urumva ari ibyo kurya nkicecekera sinkunda no kuvuga ibintu byinshi hanyuma Diane ntabwo mbikunda nari nasabye n'uriya mugore ko twahura tukaganira sibyo iyo akanaza no muri quartier naho ntuye agashaka ibimenyetso by'uko koko nyakwigendera ari we wahishyuraga kandi yahazaga n'uwo yabaza wese hano mu gipangu yabimubwiye ko bamubonaga rero ndumva nta bindi Diane hanyuma Diane hari umuntu waba udukurikiye muri aka kanya agahita yibaza inzahuke mubonana bwa mbere mwahuye gute ubushuti bwanyu bwatangiye bute mwahuriye twahuriye ku Muhima hanyuma Diana witeguye ko aba banyamakuru wavuze uti giye mu itangazamakuru nta kibazo mfite ndasubiza icyo bambaza cyose hari abantu bifuza kuba babona uwo mwana cyangwa nyina w'uyu mwana bakavuga bati uko twafashaga nyakwigendera cyangwa iyo organization twafashaga aba bana b'inzahare baba kwa nzahuke n'uyu mwana nawe hari icyo twamumarira kandi kugira ngo bagire icyo bamara nuko babona face yawe isura yawe witeguye kujya mu itangazamakuru abanyamakuru ukabonana nabo hanyuma na nimero yawe bakayishyiraho abantu bagafasha uyu mwana wa Theogene niba ari uwe koko numvaga bitaba ari byiza kuhita nirukankira gushyiraho isura yanjye mutabanje kumpuza n'uriya mudamu ngo tubanze tuvugane ubundi se Dia ariko nibyo nimuvugana bakemera ko umwana bamwemeye ariko bakamukunyaga wenda bakavuga ati bunduye tumushyire mu bandi tumufashe witeguye kuba bamutanga ntago namutanga yamufashiriza ahari nk'uko papa we yamuzaniraga ibyo kurya ariko baramutse bamufashije bakamwitaho n'amashuri bakayariha buri kimwe cyose wakumva nawe umutima wawe utuje nta kibazo nta kibazo mfite Dia urakoze rero Imana iguha umugisha urukumva ko umugore atwite yajyagayo kugira ngo umwana yajyaga yajyanye ibyo kurya ariko uziko mwicaranye na pasiteri mu kiganiro iki ni ikiganiro ntabwo ari ikiganiro gisekeje n'abagabo reka babwize ukuri iki ntabwo iki kiganiro gisekeje ibi bintu ntabwo bisekeje birababaje wowe ntabwo ubyumva uri umunyamakuru wowe urimo urabashaka views kumva ko pasiteri yabyaye banza wumve se wowe urumva reka tubanze turebe kwanza Sabe na Chita Sabe amaze kuva i Burayi mu minsi ishize yaraje akorana ikiganiro na Chita bavuga yuko ngo n'ubundi Theogene itoro rya deperi ngo ryari ryaramwirukanye ngo usibye ko yagendaga yiceceke yanga kubivuga wabyumvise neza aha rero hari umuntu ushobora kuza akavuga ati kuki umudamu atabivuze mbere ko uyu mwana yaba hari ese bo kuki batavuze ko inzahuke bayirukanye mu itoro rya deperi itari kibarizwa muri adeperi bo ko babivuze nyuma yarapfuye iki kintu mwacyumvise bivuze iki rero kandi ibintu bimwe byirengagize hari abantu babika amabanga yabo ese pastor yes bundi Sabe yaguhamagaye agamije iki bro jewe ntabwo mbizi urumva nakoze uko ari hanze ambwira yuko giye yarambwiye ngo azafasha ikintu gikomeye cyane narakora n'ubukwe ntabona na fiance ntegereza ikintu gikomeye azankorera sinakibonye hanyuma icyakurikiye sasa ikiganiro ku Isimbi TV iki oya ntacyo twakoze nyuma y'icyo gihe
hojyayo ibiganiro byanjye ni bitatu biri ku Isimbi TV ndabyibuka neza. Ikiganiro ni iwawe byanyuzeho. kandi havuye No kwaze kera byarahanyuze, kwa Baraka bwarahanyuze, kwa Kamana bwarahanyuze. Kamana niwe waje kubufata mu rugo na Gasaro Sandirina. So bivuze iki rero nabyo reka tubishimire kuko buriya ikiraro igiti kimwe umuntu yambukiyeho ntasubira inyuma ngo agiteme kuko yageze yaje. Ejo gishobora gucika, ushobora gusanga aho warugi ikiraro gicitse ugasubira inyuma ukambukira kuri cya giti. Tubyite dutyo. Ariko se noneho Sabe nuvuga rikijyana mu rugo rwa nyakwigendera inzahuki. Kitaravuga rikijyana mu rugo rwa nyakwigendera inzahuki.